nongeye kubasuhuza abafana bacu b'Abavandimwe TV. Igihe ni kirekire tutabonana, igihe ni kirekire tutigana, igihe ni kirekire giciyeho nta kintu tubanyuriza kuri iyi channel y'Abavandimwe TV. Ariko ndagira ngo nongere nkuhereze icyizere ko amasomo ubu ngubu twayagaruye. Tugiye kongera kubana ahangaha kuri iyi channel y'Abavandimwe TV, tugiye kongera kwiga nkuko byari bisanzwe. Mbega muri uyu mwaka ntucikwe n'amasomo tuguteguriye muri uyu mwaka. Nari maze igihe kirekire ndwaye, nuko mu gukira nakize internet ya Uganda barayikinze, ariko ubu ngubu nishimiye ko internet yagarutse. Ubu ngubu tugiye kongera tubane nkuko twabanaga mbere. Ubwo rero ntuzacikwe n'amasomo tuzagucishirizaho, ntuzacikwe n'amasomo tugufitiye muri uyu mwaka, ntuzacikwe. Ndakwinginze, nimba utubonye bwa mbere kora subscribe, kandi nimba usanganywe natwe ujye uduhereza comment. Kandi ndongera gushima abantu bakomeje kubana natwe, mugakomeza kwihanganira ikibazo cyari gihari nubwo bamwe batakimenye, mugakomeza mukareba video n'ubundi zari zisanzwe, mugakomeza mukiga. Nzi ko amasomo twari twarabahaye hari ahantu amaze kubageza. Ubwo rero nishimiye ko twinjiranye muri uyu mwaka. Abantu twabanye kera, nishimiye ko twinjiranye muri uyu mwaka. Niko tugiye kuzabana muri uyu mwaka rero nkuko twabanye mbere. Umuryango mushyashya nawo ndawakiriye, abantu bagiye biyongera ku muryango mu gihe ntari impari, namwe ndabakiriye. Kandi mwumve ko mbakunda cyane pe, ndabakunda cyane. Niyo mpamvu isaha ku isaha mba mbatekerezaho. Ubu rero tugiye kuzabana mu masomo yacu nkuko bisanzwe. Ntimuzacikwe n'amasomo twabateguriye, ntimuzacikwe. Mwarakoze kuba kuri Bavandimwe TV, kandi Imana ikomeze kubampera umugisha. Ni njyewe Deo MC, ni njye tubana ahangaha kuri iyi channel yacu y'Abavandimwe TV. Imana ikomeze kubarinda kandi ikomeze kubana namwe. Mu gihe kitari kirekire, mu minsi mike tugiye kwa uploading amasomo nkuko byari bisanzwe. Murakoze cyane.